Ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV, namwe mwese mugenda mubasha kumenya ibiganiro tubagezaho mukabikurikira, ndabifuriza amahoro y'Imana, ndabifuriza ibihe byiza. Ngarutse kuri microphone kugira ngo tuganire kuri cryptocurrency cyangwa se nyirizina iyi coin ya Pi Network, ku bayizi, ku bayifiteho amakuru, ku bayimenye no ku bayimayininze by'umwihariko. Nagira ngo tuganireho kuko ku bantu bagenda bakurikirana amakuru yayo ku mbuga zitandukanye za WhatsApp, ku ma social media atandukanye, ni uko uyu mushinga ari umushinga uyu munsi uri kugaragara neza ko ugeze ahantu heza, ariko by'umwihariko impamvu nkoze iki kiganiro nagira ngo mbwire abadukurikiye cyangwa se abakurikirana Mikino Online TV, by'umwihariko dushingiye ku makuru twebwe dukomeza kugenda tubona n'uburyo tubibona ko umushinga wa Pi Network bimaze kugaragara neza ko nyirizina uyu munsi isaha n'isaha twiteguye icyo twise Open Network. Ni ukuvuga ngo uyu mushinga ku bantu bawukurikiye cyangwa se bagenda bamenya amakuru yawo, ni uko mu gihe kingana n'imyaka 6 ugiye kumara, kuko ni ukuvuga ngo Pi Network yaronshinzwe kuva 2019 mu kwezi kwa gatatu tariki 14 z'ukwa gatatu 2019 nibwo Pi Day ya mbere yabayeho, ariko abahanga bagaragaza neza ko coin ya Pi yatangiye kumayiningwa mu kwezi kwa 2028 mu kwezi kwa 9. 2028 mu kwezi kwa 9 officiellement nibwo mining yatangiye, ariko icyo bise Pi Day bigaragara ko aribwo batangiye umushinga wa Pi, ariko murumva amezi yaraciyemo, nubwo aricyo gihe cyagendeweho, ariko sibwo coin yari itangijwe ku mugaragaro, ariko nyirizina ubwo nibwo umunsi mukuru wawe watangiye, batangira kubara noneho imyaka. Uyu mushinga uyu munsi wa none ni umushinga ugeze ahantu heza hafatika, ariyo mpamvu bibaye ngombwa ko nkoraho ikiganiro kuko birashimishije cyane. Benshi mu minsi itambutse, yaba ejo bundi, mu minsi nk'ine itambutse, bagendaga bareba iki kintu cya gatatu, iyi task ya gatatu mu bintu byari byaragaragaje ko bizaranga icyitswe Open Mainnet cyangwa se Open Network mu buryo officiel. Kuzuza abana ba Pioneer bakoreye migration miliyoni 10 n'ama account yakoreweho migration akagera muri miliyoni 10. Ibyo byari bije byunganira icya mbere cyari cyavuzwe, cyari giteganyijwe, mwagiye mubikurikira, ariko by'umwihariko icya mbere cyari giteganyijwe nk'uko abantu bagiye bakurikira uyu mushinga, nuko hari hateganyijwe ko hazuzuzwa ari amasoko y'ama application. Cyari ikintu cya mbere cyari giteganyijwe. Icya kabiri cyari giteganyijwe nacyo murabizi ko cyarangiye, kwari ukureba uburyo umushinga ugomba kuzuzwa mu buryo bakubakira system ifatika, bikagaragara neza ko umushinga uhamye. Ibyo byose byagiye bigaragara. Uburyo bwa migration n'amapayi agomba kumayiningwa nabyo byagiye bigaragara, nubwo uyu munsi mining igikomeje, ariko noneho by'umwihariko ikintu cyo kuzuza miliyoni 10 za migration nicyo cyari ikibazo cyakomeje no kugenzwaho gake gake, kuko n'ubundi babonaga ko Open Mainnet ibyo ari byo byose ku gihe cyabo bateguye igihe cyari kitaragera, ariyo mpamvu bagiye bakora migration gake gake, bubaka n'ibindi, bagerageza kongera ama grace period ku buryo umushinga ukomeza nta kibazo, nta mbogamizi zibayeho. Biza rero gukomeza kugenda bigaragara neza ko uyu munsi uyu mushinga ugeze ahantu heza. Update rero dufite, ariyo mpamvu nababwiye ngo nanjye ngarutse kuri update, nuko nyuma y'uko miliyoni 10 z'abapayoniya n'10 z'ama account zimaze kurenga, bikagaragaza neza ko urwo rwari rwo rufunguzo rwa nyuma rwinjiza abapayoniya muri Open Network cyangwa se Open Mainnet. Ariko noneho by'akarusho nuko mu gihe tugitegereje ko grace period irangira tariki 28, murabizi ko yongerewe kuva ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Ibyo biragaragara neza ko kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri urugi rwose ruzaba rufunzwe ku muntu uwo ari we wese wakeresheje amakuru ya Pi,
utarujuje ibisabwa. Ntabwo ari umuntu wese utarakora KYC, abantu bahaye ariya amadedirayini y'imituku kuri dashboard zabo babereka iminsi isigaye, batujuje checklist, batujuje KYC kandi bazibahaye, batabashije cyane cyane ubundi izo condition nizo zigenda zireba, batakoze ama verification, izo condition uko ari 3, urugi ruzaba rwose rwifunze, amarembo azaba yifunze, aribwo benshi byagiye bitangazwa cyane Nicolas nawe agenda bisubizamo ko benshi icyo gihe bazatakaza payi zabo. Nimba ari amakawunti bazasiba, ibyo ngibyo nibo babizi, ariko mu buryo officiel ni uko umuntu uwo ari we wese utarujuje ibisabwa muri grace period kandi yari yahawe ayo mahirwe, afite igihombo gikomeye gishobora no kumuviramo ko akawunti ye bayisiba burundu mu gihe atujuje ibisabwa, yanegirije, yakerereje sisiteme yabo. Uko utarabyuzuza byo nababwiye ngo warategereje, kuko n'ubundi muri miliyoni zirenga 70 z'abapayoniya, ntabwo abantu bakoze KYC barazwi ko ari miliyoni zitarenze 20 zimaze gupasinga, miliyoni 10 zikaba zimaze gukorerwa migration, n'amakawunti arenze 10. Ubwo rero bikagaragara neza ko uyu mushinga ari umushinga ugaragara ko ufite aho uri kugenda uva n'aho ugana. By'umwihariko rero bikaba bigaragara ko ibintu bifite forume cyangwa se aho byerekeza hagaragara. Abakunzi bacu batubana umunsi kuri Nta Mikino Online TV, nagira ngo nkubwire ngo n'ubundi twabemereye kandi twababwiye ko umunsi ku wundi tuzajya tubaha amakuru atariho ivumbi kandi amakuru meza cyane. Uyu munsi rero by'umwihariko abantu benshi baracyajijinganya, hari abantu rwose bakiri kugurisha payi ku mafaranga 1000 y'u Rwanda. Amakuru turayafite ahagije, cyangwa se no mu bindi bice bitandukanye bakagenda banegosiya ngo ibi bintu twararambiwe, twebwe twehera isoko tukagurisha. Nagira ngo mbabwire ngo ibi bintu ni uburenganzira bwabo, ariko byaba bibabaje umuntu amaze umwaka mayininga cyangwa 2 kugira ngo umuntu ajye gukorerwa migration, nuko ibintu biba byafashe indi ntera, bigatera ikibazo gikomeye rero, ku buryo uyu mushinga uyu munsi aho ugeze ku muntu uwo ari we wese rwose wagiye awufata uko ashaka, isaha n'isa araza kwisanga ahantu hatari heza. Noneho dukomeje ku bintu bigaragara, nuko nk'uko nabibabwiraga, abantu bari kugurisha cyangwa se bakomeje kiriya kintu, dushingiye ku kintu cyasohotse cy'ejo cy'abamodereta bagaragaza ibihano bishobora kuzagongwa n'abantu batandukanye bagiye muri uyu mushinga muri poroje ya P-Network bakikorera ibyo bashaka, bakagurisha payi, bikagaragara ko bari guturedinga rwose mu buryo officiel, bakica amabwiriza nkana cyangwa se batanabizi. Ibihano bibategereje birahari. Ni ukuvuga ngo Open Network izafungurwa no gushyira mu ingamba cyangwa se gushyira muri gahunda ibyo biyemeje byose, yaba guhana, yaba kuyirema amasoko, buri kintu cyose murabizi ko giteguye. Ariko by'umwihariko ba pioneers, abadukurikira bumva ururimi rw'ikinyarwanda, nuko uyu munsi umuntu nk'uko nabibabwiraga haruguru uri gutekereza kuvuga ngo aragurisha payi, rwose sinzi, uretse ko umuntu wese agira we mugisha we, sinamurenganya nimba azifite ari gushaka kugurisha ku 1000 cyangwa kuri 500 cyangwa ku 500. Amakuru ndayafite ko abantu bagihari na n'uyu munsi rwose bacyumva ko barambiwe, babuze n'ababagurira. Hari uwahoze abimbwira, namubwira ntiwaduhuza, ariko nyine ibyo bintu njye ntago nabishyigikira. Soko impamvu mbivuze nuko ngenza agaciro ka payi, ariko nanone ku rundi ruhande wareba ingaruka zabyo ukaba wavuga uti oya, reka uyu mutego no kuwugwamo, kuko ntago ari byiza. Birazwi ko akawunti zagurishije payi zizahanwa mu buryo officiel. Izakiriye ntago tubizi neza, ariko abagurishije nibo bafite akaga gakomeye kuruta abaguze. Gusa abaguze keretse iyo bigaragaye ko bakora amatransaction menshi, bagahana akawunti zabo. Murabizi ko igihano bakimanuye ubu noneho hari imyaka 21, kandi mu gihe mbere yari imyaka 100. Ubwo rero bikaba ikintu gikomeye cyane, ariyo mpamvu umuntu wese agomba kugira amakenga. Ariko by'umwihariko mu gihe turindiriye Open Network, uyu munsi ibyasabwaga byose, Dr Nicolas dutangira umwaka avuga ko 2024 ari umwaka wa goals, ari ibyo yifuzaga kubaka byose, urufunguzo cyangwa se
umusozo wamaze kugerwaho mu byo yari yavuze. Ariyo mpamvu nk'uko nabibabwiye cyangwa se n'ubundi basubiriremo, tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu, ibigaragara nta gisibya turinjira muri Open Network mu buryo bwa nyabwo, kuko niba aba moderators bamaze kurangije imishinga yabo nk'abubaka iyi systeme ya Pi Network, cyangwa se abari gukora kuri blockchain ya Pi Network, cyangwa se mo kimwe n'abagiye bubaka ibintu projet zose za Pi Network basettinga muri Web3, murabizi ko uyu mushinga ufite ibintu byinshi, n'abagiye bubaka uburyo bw'amasoko bazayakonekita muri system, kuko n'uvuga ngo mu buryo bwo guhaha bizaba ari ibintu bifite umutekano cyane, n'ubundi kuba timu niyo izaba iri guhuza umuguzi n'ugura mu buryo bwa online. Ubwo rero ku bantu bagiye bakora trading ku masoko atandukanye nka P-Chain Mall zagiye zitestingirwaho, barazi uko byagenze. Ariyo mpamvu umutekano uzaba wizewe cyane mu gihe cyo kugura product, kuko nta muntu uzibwa payizi, keretse ubwawe uzitangiye ubishaka, ariko ubundi ntawe uzazibwa. Uzajya ukonfaminga price ari uko product wasabye bigaragara ko wamaze koherezwa cyangwa se uyibonye, bikaba ikintu rero cyiza kigaragara kandi gifatika. Ariko by'umwihariko nagira ngo mabwire ngo abo tubana umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV, nuko amazi atakiri yayandi, abantu nibashaka bave mu byo barimo. Ikintu cyari kigoranye ni cya migration cyarangiye. Ikindi tubona igisigaye kuri buri mupayoniya ni ukwihangana, kuko nta kintu na kimwe umuntu asabwa gukora uyu munsi. Kuba timu na Dr Nicolas n'abamoderators bigaragara ko akazi bari kugasoza neza ku musozo, kugira ngo bakore icyo bise external connection, cyangwa se mo kimwe umurongo mugari, cyangwa se blockchain ya Pi Network ifungurwe ku mugaragaro, ku buryo ku isi yose cyangwa se mu buryo bwose icyitwa ifaranga rya Pi ritangira gukora mu minsi iri kubarirwa ku ntoki, dushingiye amatariki dusigaranye. Ibyo ari byo byose si mikeya, ukwezi kurimo, ariko uko kwezi kuzajya kugera hari ibikorwa byinshi byamaze kuba bloke, kuko ntabwo Penmenet tuzayinjiramo nk'uyu munsi, ejo ibyo ari byo byose system ikiri kwa kundi twari tumenyereye. Wapi, ibintu bizaba byahindutse. System turabizi amakoini yose agiye kuronshingwa bagira igihe kitari munsi y'icyumweru cyo kuvuga ngo activities zose zibaye suspended, mwe mutegereje mu gihe bari gukora connection ya nyuma. Ibyo rero ni ibintu bitegerejwe kandi bizabaho. Ariyo mpamvu icyitwa Pen Network kitazatungurana, nk'uko Dr Nicolas yavuze ngo bazabitangaza mbere yaho gato, ariko n'ubundi akaba ari nkaho yabivuze kuri Pi Day y'umwaka ushize, yari yavuze ko ariyo ya nyuma. Ni ukuvuga ngo n'ubundi Pi niba yamaze kuronshingwa nta kuzongera kubahiriza iminsi mikuru ya Pi. Impamvu yubarizwaga no kugira ngo bakomeze gukora kampeni zo kwamamaza cyangwa se kugaragara imbaraga z'iyi coin ya Pi Network. Bigaragara rero nyirizina ko umusozo tayari turimo tuwinjiyemo, ababyitwayemo neza, abagiriye umugisha wo gukorerwa migration mu ba mbere muri izi miliyoni 10, bataragiye bakoramo amakosa ku buryo bashobora guhanwa, cyangwa se n'ababyirengagije. Ubwo ni igihe cyiza cyo kugaragara cyangwa se cyo kugera ku ndoto zabo. Bakunzi bacu rero nagira ngo nkubwire ngo nimba ari ubwa mbere tubanye cyangwa dusanzwe tubana, ukandire subscribe, liking, sharing, commenting, biradufasha cyane, kuko uyu munsi wa none amakuru agiye kugenda asohoka ni menshi cyane, kandi tuzatubagezaho nk'uko biri. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.